umwanya munini cyane. meze mute ko numva ihene irimo ihebeba, nta bwatsi mwayihaye. icyorezo ngo kimeze nabi. ubu se hari abo baba barafashwe hano hafi se ku muyumba hano ari kwa muganga cyane kumva cyasaze. noneho ubona ntazi nuko n'agapfukamunwa ubu ntabwo utarabuka ahantu hose njya n'agapfukamunwa kuko natangiye no kumva nabera. noneho numvise n'umuntu nzi numvise umuntu nzi ikifu nta gukorana nta no kwegerana. mwaramuteseze amakuru y'umujyi itumba mu kwa mbere se ko natwe dutangaje kuba tubona naje kuba tubona itumba mu kwa mbere, ariko nyine nta kundi isi iri kugenda ihinduka mu bundi buryo. ubwo ubibonye ejo imvura byari bikomeye cyane. so mumeze mute sanga n'amabere amakuru ntabwo ari meza gute? umugabo wawe mbese uno mwaka ushize nta kintu afasha ntazinishyuriza inzu ntahaha bikenewe kandi ntabura akazi. niyo yanakabura sinamenye ngo yakabuze ntawe uvugisha undi kuri kubibona gutya. ahubwo niho waramutse cyangwa se wiriwe nkaza ngavuga abana se murarya gute bimeze gute. ariko ikimbabaje kurenza ibindi urabona ibintu turi ni kugenda hari rimwe na rimwe hari igihe atarara hano ntizi ngo arara hano ntizi ngo yirirwa he. ni ukuvuga ngo isaha ye y'akazi yari saa yine na 20 ubundi ni saa 5 saa 6 cyangwa saa 8. hari nubwo yaje saa 10 bukeye saa 9:50 mva ko buba bukeye. muri ibi bihe rero bigira ngo mbarike ugereranyije n'ibihe turimo cyangwa se n'ibyo wumva n'ibyo ugenda ubona n'amakuru ubanza kuyakira. kudataha kare kwe njye birambangamira. naramubwiye nti basi niba wumva bikunaniye fata ibyawe wigendere ubundi hano nta kintu nariye kandi kugira ngo mve hano ubuyobozi bw'ubuzahamu. urati rero wadufasha nawe mu baturanyi cyangwa umuntu ukuriye iki isibo ukatugira inama. ejo atazatuzanira korona ntawuzi aho yiriwe nta n'ubuzi aho yaraye ayo masaha ya saa 4 saa 5 saa 6 ntabwo akazi kaba kagikora. nta tubwire nawe ukabyumva. muri make se wenda ataragira icyo atubwira bivuga ngo nta kintu kumariye mu rugo habe na kimwe kuko wenda nta kintu amariye. ibyo mvuga ni ukuri nta kintu amariye kandi ntabura akazi aba yaje. ntabwo akabura ahubwo njyewe urumva twaranabipfuye yari agiye kumwita ari mu gitondo kubera ko amakuru ubwayo na mudugudu arayazi. njye njya gushaka icyiciro yambwiye ati twarabimenye yabimbwiye hari Karimwaho hari Pasiteri Samweli yambwiye ati twamenye ko umugabo wawe yagiye kwandura ahahira abana ba rubanda dufitanye abana bangahe tubone dufitanye abana bane. urumva ko ni ikibazo yabimenye ntabyo mu bwenge narahageze ahita abimbwira. urumva njyewe ni ikibazo mfite nabanje guceceka ariko aho bigeze birangiye. urumva rero nawe ubwe ntagira icyo bivugaho
ugifate wigendere kandi ngo ntuzahafanga niba atishyura inzu akaba adahahira urugo njye mutunzemo nk'igihe paparanti ubu mfite akaboko ko kumenya ngo ndishyura inzu ndamenya buri kimwe cyose cy'umwana hano budamenya ko abana bari burya akora nawe ni umuntu mukuru ntabwo tugutindamo kuko nawe ababizi arabyumva nawe mwizeraho nk'umugabo kandi ufite ibitekerezo njyewe mu bundi mvugisha mu bantu mbona bafite ibitekerezo bizima nshobora no kugisha n'inama ku wundi muntu arimo ariko wenda iyo bigeze ku rwego rwo mu rugo ntabwo ari mwe mwenyine ni ahantu henshi tugenda twumva haba habaye ibibazo mu rugo ariko haba hari ipfundo ryabyo nyirizina nuko wenda burya abantu babana batabivugisha ukuri ngo babyerure bakaguma hagati yabo ubwabo ariko burya ntabwo ikintu nyamukuru kiba gihari ipfundo ryabyo riba rihari bwize kujya mu rubanza hashize igihe rw'umuntu n'umugabo n'umugore ntabwo ushaka kumuvuga amazina ariko nawe atuye hano hafi bagezeho turabahata nyine turavuga ariko ni iyihe mpamvu ituma mupfa utuntu tw'amafuti mugera mugaragaza hafi ko hashobora kuba harimo ikintu kintu umugore ageze arabaterega ko mureba aha ngaha umugabo aravuga ati jyewe uri umugore wanjye turaryama nta kintu amarira mu buriri umugore nawe ageze ahita noneho nawe ahita turika aravuga ngo oya ahubwo umugabo wanjye nawe ntabwo asobanutse ni wa mugabo ugira gute umunota umwe urumva mu bantu bakuru muhita mubyumva bihita twumva ikibazo aho kiva hanini aho gituruka ariko byumva bahimana muri ubwo buryo rero biba byiza iyo tuvugishije ukuri tukareba ikibazo twaba giherereye rero umugisha n'umuntu mukuru ntabwo musuzugura ngiye mufata nk'umuntu uzi ubwenge kandi mushaka ko azi ubwenge haba ubwenge bwo mu mutwe mugisha arabufite haba n'ubwenge bwo mu gukora mugisha ni umuntu ni umutekinisiye utashidikanywaho ni umutekinisiye isaha n'isaha ushobora kugukorera ibintu ukavuga uyu muntu yanyubakiye mu buryo bwiza rero mufata nk'umuntu w'umunyabwenge kandi usobanura icyo navuga wenda nawe nagira ibyo avugaho ku byo uvuze noneho tukiri uko tubigenza muri ano masaha kari umujyi kuko umugore nanjye birangura ariko buriya hazamo no kwihangana ari we yari yihangana nanjye nari yihangana iyo umuntu afashe ikintu cy'umwe akaza agitura aho ngaho urumva ugasera ku gasozi ahantu hose agenda kuvuga ahantu hose ahamagara iwabo ahamagara abayobozi n'ababyeyi ababwira ibintu bitariho urumva iyo byaba binariho ntabwo ngo iyo uhamagara isi yose iyo uvuga ibintu gusa ntabwo udafite na gihamya yewe rero hari ibintu bibiri nshaka kugira ngo niba yumva nko kuvuga ngo mu kwa gatanu urumva sinjya ndaza nk'iryana nk'ijya mu n'igira naba ngafite naba ntagafite aho byaturutse rero njye ntabwo nigeze mpamenya ngo musobanukirwe neza aho nkabona ibintu bigenda bizamba abana njyewe rero yagiye afata icyumba cyanjye mufata n'icyaha ntabwo ntibyanjye sinakora ku mazi ya nushaka amazi meza sinakora ku isabune ya nushaka amazi urumva ntabishobora ku buryo hariya ndetse abana ariko ibyo ngibyo byo birashoboka abantu bishobora gushwana bakongera bagasubira ntabwo ndi umuntu wabura akazi icyumweru urumva niyo nakora imirimo ibiri yawe ibaye ibyo ubusegeranzi bwawe abana ubusanzwe bicara aha ngaha muri urumva
ibyo kuba ibyo joro byose ntabwo ari n'abanyafite umutima wanjye ushobora agacupa ntabwo uri kurana na ni nk'ubwiye rero baramutangira by'amashuri igihe gutanga urumva ubu nabajya kumushyiraho mu buryo kugura abana ibikapu n'amakaye n'amayinite y'umweru kumushyiraho uduvanga n'aba yakoreye hasi akaduhaje barangaye rero ntabwo nzakwirirwa amatara nawe ushobora kugira n'umukazi urumva niba yumva agomba kujya muri iyi ndimi tukajyana neza urumva amafaranga yo kwishyura inzu sinayabura amafaranga yo guhaha sinayabura urumva njye nimba mu kazi nimugoroba akaba ndaza tukikemura tukirangize ibibazo byacu tubirangize njye nawe ubundi ko nta kibazo cyose dufitanye uko bikubwira uko bimeze niba yumva twagerana muri gahunda urumva ibyo ngibyo ibyo abantu bagenda bamubwira akabyihorera utakare tugenda byanga utakare ndabyanga ariko se utakare ureba baragenda ibindi bibazo ese ngo bahabyara ese uri ko nabikora reka nguce mu ijambo gatoya ndimo mbyumva ibyo uri kuvuga ariko kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo gufata icyiciro wenyine n'abana reka gatoya se nk'ukugarura inyuma gatoya nyine urumva uri kuvuga uti ngiye kujya mu kazi kuko nibyo ni byiza oya nanjye ndagafite rega nubwo atari akazi buriya wenda ariko buriya twese turagafite ariko kuba twafashe uno mwanya ushobora kuba mwiza kuruta uko ako kazi kuri uyu mwanya cyangwa se kuri uyu munsi gashobora kujya gusa simbabujije kujya mu kazi ahubwo ndashaka kumenya ikintu nyamukuru wenda kuko ndi kumugisha ngo se nanze ibi ngibi nanze ibi ariko hari impamvu ese impamvu nk'uko yitubwiye se ni uko wenda yaba yarakuvuze uvuga nabi ngo umuntu mukuru ntabwo ngo wambuza ngo binini ikibazo reka nawe bazavuga n'undi muntu yakuvuze nyine ni iki cyatumye akuvuga ni iyihe mpamvu yamuteye kuvuga ese byari bimeze neza mu rugo nta kibazo cyangwa se yakuvuze kubera impamvu ikibazo cyaje kuko urumva hari igihe ashobora kuba atarabyanga mu gihe ikibazo cyatangiye rero urumva cyatangiye kera se ikintu twashwanya nubwo nakivuga ko hashije n'igihe kinini urumva rwose tangira tuvuze tuti rero urumva mu gihe ikibazo turagikemura umwaza wawe wenyine n'undi wenyine urumva ibintu byose tukabihuriraho kujya guhinga akayana guhinga tukarunda bwawe gutyo uko bigenda bikura bigenda bitutumba uko bigenda bikura bigenda bitutumba urumva kugeza uyu munsi byageze noneho nta kuvugana n'undi urumva umuntu akajya acanura agaca bivuze ngo ariko n'ubundi wenda ikintu gishobora kuba cyarabateranije murakizi mukiziranyeho uko byagenda kose mwembi kugira ngo ataha amenye ko twariye ntabwo wajya gukora uzi ko mu rugo nta kintu gihari byibura utaza kare ngo wenda urimo amafaranga ahahira abantu yajya gukora akaza asanga n'ijoro nyankwezi yuzuye icyondo hari n'ubwo yaje yaguye muri tuwarete uri kumva yari yakoze hano hepfo aragenda ngo bajya mu gakenyeri wumva ko ari ibintu bimaze igihe nanjye sindarana nawe turwanira matera iracika uri kumva ngiye ngo nindare mu byondo mu nzoga mu mati ngo ntisinshobora matera narayiguriye urumva reka tubivuge reka tubivuge twarayirwaniye urambwira ngo ntabwo nayikoze mu bishyimbo uretse gato ntacyo reka turabigaruka birangiye ibyo ngibyo nyuma yaho yasabye imbabazi nari naje kurya mu buriri bw'abantu hashize nk'ibyumweru bibiri nasubiye kuyiryama mbona n'ubundi ikibazo kirakomeje kwa kundi ndavuga nti njyewe ntabwo nzajya nkomeza ndara kuri matera yaboze yanacitse ukorera amafaranga ikibazo niba ari matera uzakora ubugure njyewe nzagaruka mu cyumba sibyo yarakoze yabonye akazi matera ntiyigeze ayigira urumva agakomeza bimbwira buri ngo nzayigura hari n'ubwo yampamagaye ndi gukora ikabuga ku kibikira ariko mama bebe ni igiki dupfa ngo umbabarire
bakandika urupapuro niba udashaka kugira ngo ugaruke mu cyumba cyawe urwandiko uruterere hasi ngenda rusoma mbwira icyo wifuza cyose ugikore nawe uboneka nkubwire igihe nahereye ngutaho umutwe nkubwira icyo nkubwira ntucyumve nta rurimi rwanjye naguto nta intoki zanjye naguto ndi kwandika ujye kukubwira icyo nshaka wowe ubwawe umutima wawe uzagutegeka icyo ugomba gukora niba ikibazo ari matera igihe yakoreye yabuze amafaranga agura matera ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo namaze kumenya ko byinjiye kwa ndururu urumva ngiye mfata umwanzuro wo kurara njyenyine urumva ikindi cya gatatu muri iyo bivuga ngo ibaye watumijeho abantu bo kutwunga bageze hano baratubura wababwiye yuko ndururu wajyaga ugiye kumutuma amafaranga y'ibitsina iryo tsinda ubamo sindiza sibyo warabibabwiye baje hano bava hano saa tatu baratubura ntabwo wigeze guhamagara ndi umutani njyana n'amafaranga nawe wagiye ahera none iryo tsinda niba ari ryo mubamo na ndururu wagiye gutuma ndururu ntabwo nari ndi hano bivuga ngo yagiye gutuma undi mugore nawe umugore wo hasi ibintu birebire urumva njye ndamubwira ngo ndururu ubwe niwe ugenda ugiye kugira vuba mugisha niwe wanyigishije uko baca umufuka bakawusasa tukawuryamaho urumva ntabwo ari ibintu byo guhisha ni ibintu bimaze igihe ni ibintu byambabaje urumva yewe ndangije ndavuga nti oke aho kugira ngo nzarinde ngeraho mfata n'izindi ndwara urumva nzafata uburibwa nzabana n'abana mu cyumba nawe nagenda biho wenyine ngeraho mubwira nti iri joro utaha urumva wambabariye byibuze ugafata icyitwa cyawe kiri hano ukigendera ko nta kibazo ntumpahira ntunyishyurira inzu nta kintu na kimwe urebaho abana kuvuga ngo ntakaraba hano ntarya hano azarya hano ataha ahantu ngeze azakaraba isabune ataguze se azakaraba ayo mazi atavomye se abana baramubaza igiceri cyo kuva mu mazi ngo mujye mu gishanga unyuko yakoze isi papara mu by'ukuri icyo nicyo gisubizo akwiye gusubiza abantu reka mutumire ijambo rero gatoya ubundi hari ibintu buriya mama bebe ndabibwira na mugisha ndagiye kuvuga hari twese turi abantu bakuru buriya hari ijambo ushobora gukoresha umugabo ugahita umwica mu mutwe uwo mwanya bo ngiye kubivuga ko wenda sinzi ukuntu mubanye wenda ikintu gishobora muri gupfa kinini ntabwo njye ndacyumva neza ariko kirahari kugenda kose kirahari nubwo mwakimisha ariko kirahari bivuga ngo ntabwo birenze aho ngaho uretse gatoya ni ukuvuga ngo umugabo ukoze ikosa ndaza kuvuga ko wenda ari ikosa wenda waba warakoze nuko wenda bitari ryo nyirizina ku kibazo cyawe ndakizi kuva kera ntabwo ari icyejo ndakizi kuva kera kabisa mukiva no mu gasima ndabizi uko mwavuye mu gasima mugisha akabura aho yarari simpazi uko mwongeye kubona sinkuzi ariko nibibareba nyine gusa mu muryango ntabwo byabura urumva ikosa ririmo burya iyo by'umugabo ngo genda fata ibyawe ugenda mu mutwe we ahita yumva ko nta kintu amaze ubwo umwishe mu mutwe nakwibyita nk'iteka ryose ni ukubwira umugore we cyangwa ukabwira umugabo wawe uti urimbwa iryo jambo naho mwazongera gusubirana ntabwo mvuze ko ari vuba naho mwazongera gusubirana uba wamwishe mu mutwe azaribana iteka ryose kuko azakivuga ati umugore yanyisimbwa najya n'ahantu abyibuka niba undi muntu babizi avuga ati nanjye buriya rero hari ibintu dukora tukaba twishe umuntu mu mutwe ariko nubwo bishobora kuba bifite imvano yabyo no kubivuga gushobora kuraka ukabimubwira ariko bitavuye no ku mutima bitewe n'akababaro burya tujya tubabara ugasanga ubisubira ijambo mu buryo bwihuse ariko mu mwanya wasabira imbabazi rero buriya kuba waravuze ati nambire hano ntabwo nzi igihe bimaze ariko niba ari ibya vuba bifite ishingiro ko mugisha nabyumvishe mbere no mu tubazo iyo wivuze vuba bishobora kuba bifite imvano ya hafi ariko niba ari ibya kera bishobora kuba nyine byahise bimwica icyo gihe kera icyo nabivugisha njye nuko namubwiye ngo ntiwishyure inzu ntunaduhahira mpira ahangaha n'ubundi nsanzwe nyishyuye kuko nari maze kumubwira ngo nyir'inzu yampamagaye arangije arambwira ngo nziranye he nawe waraho nziranye nawe wowe uziranye nawe ni ugutangishya gusa niba ntabwo baziranye azi ko inzu ayiryamo bari yayo
arabizi buriya niba abizi icyatsi cye akayishyura akabura iki ngo ayishyure icyo numva cyo Mugi ni iki kintu watubwira nyirizina uko wari ufite ibiri hafi aho ngaho iki kintu nyirizina wavuga uti turi gupfa cyaho hafi kugeza kirahari kirahari aho bigira ndetse ntujye ukomanga nijoro saa 9 z'ijoro ni kukumva ni iyihe mpamvu usigaye yatumye atagutinya irahari nyine irahari ni iyihe mpamvu se umugore ahita afata umuntu akabata okay kandi niko kuri pe Mugi nawe uvugisha uti nta kintu haramo hano ntacyo ntabanga ririmo ntacyo baze se yashyira ayanjye n'ayanjye urumva kugira ngo umuntu yagusuzuguriwe nawe yakuvunye uragwenga arishoboye uramwihorera hakose ko nawe umujinya wawe ugira umuntu akubwiye ndabyumva nawe uri kubyumva ndabyumva none se ni uhe mwanzo ni cye cyifuzo ufite ngo tugifatireho niba adashoboye kwishyura inzu paparake ntashobore kwita ku bana be njye nawe ubwe ngo basi ndeka ariko umenya abana bawe ntafata inzira agende ngenzi nta kibazo ni ukuri kose kuko kuba ndi kumureba gutya urumva biramvuna mu mutima nafata icyo yumva ashaka agende yabwiye umuntu ngo ese wangiriye inama si ngombwa kumuvuga ko kwishyura inzu byananiye guhaha bikananira wangiye inama niba kugira umugore wanjye inama byaramunaniye urumva ndati rero umuntu niwe wigira inama niwe wifatira umwanzuro niko yamusubije iyo bambwiye niyo ntangariro gihe niba umuntu w'umugabo w'ubwo adashobora gutekereza ngo inzu ndimo ni iy'abandi urumva ukwezi kurashira nyishyure twese turacumbitse sibyo kandi iyo utishyuye inzu barakwirukana nirukanwa ahantu henshi kubera uyu mugabo ataguze akazi ntaraniga n'akazi ko gukotera urumva nkajya nirukanwa uko nakaye mu gasimu urakuzi uko nirukanwe kwa Deni urakuzi ni ibintu birebire ibyo bintu rero maze kubirambira aho kugira ngo ngewe nzongere nirukanwe mu nzu kubera we nagende nzajya mbyimenyera nere kujya mureba hano mu nzu ejo tutazavaho nta n'umenya ukuntu umuntu yishuye urumva byampa amahoro kuko nshaka amahoro nkarwana n'abana banjye kuvuga ngo nagiye kumukuza ku cyiciro nuko nta mituweli umwaka wa mbere warashize nta mituweli wakabishira nta mituweli kubera ko ntaki atabuze akazi kubera ko atabuze akazi ubwo rero hejuru y'ibyo narabirambuye paparake ntampa amahoro gusa ku cyiciro cy'ubudehe hari hehe ntabwo mbizi ntabwo bindeba mvuga ngo ubu nta hantu ahagaze ntabwo bindeba ni ukuri narabikoze kubera iki ni wa muntu utabwira ngo mituweli urumva ntabwo ibyo ni ibintu mu by'ukuri se ubu nabamutunzemo nk'igi nk'umwana wawe ntacyo ntuzemo ntacyo ntabwo uhita undi ngo wampaye reka tworoshye reka twagiye muri gutongana ntabwo turi gushaka oya ntabwo turi no gutongana reka noneho njyewe ikintu mbifuzamo umwanzuro we nawumvishe n'umwanzuro wa Mugisha agiye nawumvishe mbere agitangira yavuze ati niba ibivugwa n'umugore wanjye mama Pepe ndimo mbyumva kandi bimwe sinzi ndishimira ariko ibyo avuga bimwe ni ukuri ariko kugira ngo ibyo avuga bise nk'ibivaho ni uko atumva amabwire ni uko hari ibyo yahindura tukagenda mu murongo neza niko nabyumvise niko yavuze birashoboka ko hari ibyo mama Bebe yahindura ariko nawe hari ibyo wahindura sibyo tubwire noneho mama Bebe ngiye ninjye uri bumutegeke ibyo ari buhindure ni iki kintu wenda wavuga kugira ngo use tugaragariza ko hari impinduka ishobora kukuba kuko Mugisha nanjye mu ibintu bavana tujyana buretse gato mbere yuko tubyandika nanjye mu makuru mfite ari urumva tugenda tuvugwa hirya no hino nanjye ndavugwa nawe uravugwa n'undi aravugwa ariko byumva cyatuvugwa hirya no hino nanjye mu makuru mfite nuko nawe hari ukuntu utekereza ukumva hari ibintu biri kugucika mu buryo utamenya ariko mbere ya byose hari ibintu bigize kubwa Mugisha mu buzima nk'uko nkuzi gusa mbonye bisubiyemo
nk'uko nkuzi hari ukuntu nkuzi nk'umunyabwenge, hari ukuntu ushobora guhindura ubuzima bwawe kandi bukagenda neza, bikagenda neza, bikagenda neza. Mfite amakuru ko nawe niyo ugiye mu kazi ushobora kubura n'ukuntu amafaranga yagucitse, ntibishoboka ukabura n'uko byagenze. Rero icyo numva hari ikintu wabivugaho mu mihimbikire yawe, niba tujye dufashanya kabisa. inzu kwishyura ntiyananira kumva muraye ntajimenya kumva, ariko nanone ntabikora nk'uko n'abandi bose babasha kubikora, ugaruka kubara wenda washoboye ukabyimenya, ariko ubwo bikora ku bushake kugira ngo ukunde kubona n'undi amafaranga amaye rero ibyo cyo n'umuntu bijyanye no guhinduka iyo yose nawe ukagenda ubibona wenda ntugagenda unabigenda urumva njyewe nanjye ndetse urumva akavuga urumva iyo bambwiye ayiziho urumva ibyo guhaha azongera guhera akora kubwira ati mu biragenda azakubwira ari inzu azakubwira ati nzi gutya tubwira kubwira ibyo bintu niba byanga azongera kubwira ibyo gutaka rero ibyo gutakare se muvugane nawe gutakare muvugane nawe nta mwana twavugana nawe tutavugana ushatse nakaza uboneke ubundi turi muri kariya gahinda gusa urumva niba uri gutakare ntajya ntakaza nabona utuvugana kuki azupanye gahunda zacu uko tugomba kuzipanga. Iyo matera avuga ati matera si 30 y'abantu niyo najya hari apati tese nayiza azitaka niyo ngiye nitoye cyagera neza ariko bikajya ku murongo mukagiramo egana iyo mo aho uzi rero muri nyenye mba nyayabuze naba yayabuze dutekereza ko mba nari kwibaza ngo umugore aba ari no uko atekereza uko banekereza ko maniki gutekereza ko amezi ageze mu 8 wowe nta kintu wakwiba ari umuntu umunsi umuntu abyuka saa 9 agiye gukora za Kigali, ubu uvuga kwibaza ibintu bitatu bijyana mu Kigali kwe n'umugabo ureba kandi mu bitaro make nawe ubiza gahe unagenda kumva agashiraho kubera umushinga byose n'ibyo yaga ntabwo byaje kumva ibibazo Yesu sima bitekereza sima mbibona nkora ntacyo nabikora kubera umuntu wa yabaye nini rero niyo mvuga nyine nifuza ko yawe ayo magambo yandi akayirengagiza akayibonera akageza no muri so reka twihutisha ibintu bigise ntabwo tubereho buriya rero hari ibintu abantu bajya bavuga ubundi iyo nk'ubu mwampamagaye nka gutya njye ntabwo nabemerera kubabwira ngo umwe nagende ngo ngende abikora ntabwo biba ese gatoya ntabwo njyewe nakora ikosa na mudugudu ntiyarikora na gitifu ntiyarikora bahita mwasezeranye n'urukiko ntirujya rubikora kuri mwebwe ahubwo ibintu bari kuvuga iyo umwe yavuze ati ngenda aranzwe ndagiye aho sava naza nkanabyandika ko yagiye kwitanga iyo nk'ubu iyo mwasezeranye ndaza nkavuga okay mugende mu rukiko ariko nk'ubu niyo mwamamaye gutya mbizi gutya ntabwo navuga ngo nafata iki agenda ntabwo bishoboka ahubwo habaho kwiyunga kuko icyo twifuza ni amahoro yo kugumana mu ngo nk'ubu ibiganiro ndimo nkora ibyo ndimo nifuza kwigisha abantu ni ibyo kugumana amahoro mu rugo ntabwo ari ibyo gutandukana ntabwo nifuza ko abantu batandukana ntabwo wanayibona sinabyiza ko abantu batandukana kuko nk'ubu urumva umuntu umwe bishobora kukuvuna nk'uko n'undi uri kuvuna ariko byaba byiza n'undi mwese muvunikira iki abana banyu rero reka ngire ikintu mbivugaho kandi mu buryo bwihuse niba umugisha twemera ati gira gutya ahubwo si byo yemera niko bizakurikizaho niko bizakurikizaho ko ikindi nicyo navuga ni mabebe
buriya imvune yawe njye nyizi kuva kera ahubwo nakwibaza ngo se kuki ibi bintu bitaba byarabayeho mbere bikaba bikiriye bigira muri 2021 kuko imvune yawe njye nyizi guhera 2016 njye nibwo natangiye kubimenya neza 2016 urumva rero ni kera nakwibaza se ngo kubera iki uyu mwanya utabayeho wo kugira ngo mugire ikintu mufata icyo ngiye kubasaba nubwo wenda tugiye kubyemeranya sinzi ko muri bubisabe icyo nabifuzaho nuko wenda buri muntu yahindura mu mico yafite umugisha ngiye kwimubwira imico afite nawe ndayikubwira kandi mundakarire ni ukuvuga ngo icyaba cyiza nuko mwagendera mu murongo sinzi na rimwe rigeze kubivuga ntabwo mbyibuka icyo nakwifuza rero ntabwo nzi icyo muri bunsabe niba muri bubyifuza kubyandika ntabwo njye mbizi niko niba muri bubyifuze hagati yanyu ikintu muri gupfa nubwo mwakihisha uri kubyumva njyewe mu kiganireho nimugoroba uri kubyumva mu kiganiro nimugoroba niba ngombwa mugisaba imbabazi sibyo singomba kwenda ko mukimbwira yumva ariko mushobora kukimbwira mukaba muri kugishyira hanze kuko njyewe ntabwo ndakabati ariko nabagirira ibanga ko hano n'abandi tugira benshi ariko burya umuntu ni umuntu reka tufate wese ikintu mupfa kirahari kimwe cyonyine mugerageze ngejo muzangure ko mwakiganiro kandi mwagisaba imbabazi birashoboka ko ari wowe cyavaho birashoboka ko ari nawe cyavaho umwaka ati rero naragikoze ngo n'urugendo mufata naragikoze byararangiye icyaha naragigukoreye byararangiye mbabarira birangire bivaho birangire bitakomeza kuba umuzi w'iki ibibazo byanyu turi kubyumvikana ubwo murakiziranyeho mugisabana imbabazi ku buryo ejo ngere muzamwisi ibintu bimeze neza mwagazambwe ko ibintu bimeze neza icyakora nanjye nzakomeza kubasi mbere ko ibintu navuze ari sawa cyane ikindi rero cyongeye kuvuga cyo ntivuyeho cyarangiye ikindi rero ngiye guhera ku mugisha narakwingingira kubwira ngo si ubwanzi si ubugome si iki nushaka unyumve nabi nakubwiye ngo gabanya inzoga cyangwa se niba ngo yireke nunyumva nabi ni akazi kajye nikwera njyewe muri nawe ngiye kubikubwira n'undi muntu ugize kubwira njyewe iyo nkurebye ufite ubwenge icyo ni kimwe bwo mu mutwe ufite n'ubwenge bwo gukora ubutekinisiye urabufite ufite ubwenge bwo gukora ufite n'ubwenge bwo mu mutwe ariko ibyo byose iyo wanyweye inzoga mu gihe cya korona sindi igihe mwari bimeze neza mufatanya ibintu byose sinabona iki gihe cyari cyo niba ari inzoga yari yabuze simbizi mugisha nkurebye ntunge ngo ndagusuzuguye nkurebye mu maso yanjye y'umubiri sinkoresha amaso yandi nkoresha amaso y'umubiri ufite ubwenge urimo n'umuntu wagira ibintu byinshi mu byo wakoreye ukagira amafaranga menshi ukitwa ukamera neza ngiye mpuzu n'umujene ntirigera ku muntu ugisha ari umujene yarasaga neza ameze neza ariko sinzi ukuntu niba ari inzoga niba ari iki ukuntu umeze ukuntu umeze nawe urireba ukabona ibintu byaragucana turi kubyumvikana ereka natwe inzoga urumva reka nkubwira mu gihe ereka ntange inzoga narayinywaga njye bahoraga banamfunga niba nawe njye bahoraga banamfunga n'inzige nagiyeyo namaze amezi aya 3 mpaka umuyumbu hano ubu se mbikwibukije wabyibuka ncuruza inzoga hariya ntabwo mwabaga kwa mani nini ntabwo tuzakabari none se bakijya amatwashwanaga rwe si icupa njyewe namanje gukora mu ruganda niho bamfungiye ntasi nakubitsa abantu nakubyumva we niba nawe njyewe ninjye muntu wajyaga mu ndaya ubu se mbivuge byose ninjye muntu wajyaga mu ndaya n'abagore n'abasambanya bitewe nuko nabaga ntasinze nta ibyo n'ibyo ariko nagezaho wenda nubwo nta kintu naba ndiho nubwo nabwo nta kintu mba ndiho ariko mba ngo ntugenda kose ntacyo mfite ubwenge buzima ejo bwazangiza ku kintu ejo nazuka oya n'ubundi muzima ndamuho iyo mbasha ndi muzima undi muzima nta n'ikintu mbaye ubu kubyumva rero nshaka kugukimugisha rwose pe nimba ushaka kugira ngo wubake neza n'abana bawe biteho neza ikintu cya mbere ugomba gukora akazi wenda uzakabura umunsi umwe ntabwo uzakabura umunsi umwe nukomeza
icupa buri gihe rizajya rihora rigusenya ni ukuri kw'Imana ishobora byose rizajya rihora rigusenya kubera iki ryamaze kukugira ukuntu ntibiragutangaza ugiye ukanywa amacupa abiri y'amafaranga anywe yose baritwara rwose ku mugoroba ntitwahurira waje turi muzima kuba twahuriye hano kwa mama Kamariza utambuka ugenda n'undi muntu sinzi burinde kandi byari nje kuraka kagabo bose ari umuntu yeho mu Rwanda mubura umundangira mu sinzi undi muntu yiranyeza hirya mu gisana cya kigabo cyanuze sinkizi cyanuze cya Burundi cyitwa Madiba cya cyane ariko twahuye kiramagarika rero uje kwa gasura niho twahuriye urumva rero inzoga ni ukuri kw'ibishoro byose utabicunze neza zagusenyera kandi pe zarakunaniye zarakunaniye imyaka ufite si myiza ubu bakubwira uti mu myaka nsigaranye reka inzoga nanyweye imyaka mirongo ingahe reka nyireke kwiga nabyo ntibyakunda reka nyireke ifate umwanzuro wa kigabo ndebe ko niba mu myaka 2 biraba nta mpinduka ni imyaka 2 nishira nta mpinduka wenda uzasubira inyuma ariko ndabizi ko wahinduka waba umeze neza waba ubyibushye waba ibintu byawe ari sawa niba ibibazo biriho tufite ubu ngubu ibintu byaba bimeze neza rero njyewe nicyo kintu nagusaba ngo ugabanye inzoga biba bigoye ariko kwaye byakunda ugafata umwanzuro ikintu cya mbere ukora nuko zashitse zawe zakuba kagabo nubona uyu nguyu kagabo ntabwo nzi hano niba ari iwe ntabwo nzi niba ari iwe kagabo icyo nshaka kuvuga ni ikirere icyo nshaka kuvuga ni bwa nubona n'akagabo inzoga zaramunaniye musanga muri rigora aryamyemo rero nshuti yanjye icyo ukora ni ukumanza ukareba uyu mugabo mugenzi wanjye ugomba kureba icyo umwanzuro kuko ufite ingeyo n'ubu ngiye kwita ku rugo rwanjye kuko nakwitaho cyane kuko niba ku rugo nawe ubwawe bizita bikugarukaho ukamera neza wagera ahangaha nayo mazi ukayafata ikindi cyose bakayi rero simvuga byinshi uri umuntu mukuru uhita ubyumva cyane uhita ubyumva n'amarude nawe bajya bavuga ntabwo ngusuzuguye kandi ntabwo nkunyumve nabi nushaka ugenda ubivuge ariko ntabwo uri buvuge bajya bavuga ngo ijambo ry'Imana sinzi niba ijambo ry'Imana ngo mbwira aho mugendana nkubwire uwo muri ndetse aho ngaho bivuga ngo rero ntabwo icyo twumva hirya ubu se kugira ngo umuntu akatanyumvaho ibintu abyumvisha akabikurikiza yaba yataye umutwe ugira ngo se nuko atambwira ikintu we mama raki ihora nyamwisho kandi kubwire neza buriya nawe ndashobora kuba atabizi ariko ashobora kuba abizi ntabwo umugore wanjye ikintu ambwiye yumva cyane kuruta uko ngewe gitekereza ariko ntitamekera ntabwo ariko nawe ni umuntu inkuru bamubwiye ashobora kongera reka ngewe nk'umugabo ndifata uke manze mbyumve ubwo kugira ngo nuko mutashwanye ariko mwapfuye n'ubuza ariko byumva njye se yaba uko atambwiye ati ariko bimeze gutya ariko ndavuga oya ntabwo ngewe ngenda kijijwe mfite n'ubwenge karemana Imana yampaye ukuntu ngomba kubona n'umuntu ariko oya reka ngende gutya ndebe ibyo vuga ese n'ibyo mbwiye ni umugore wanjye ariko ni umuntu nawe ashobora kongera ashobora no kumpindura mu buryo ashaka ariko si byakunda rero iryo jambo mvuye ngo bwira abo mugenda nkubwirure ugomba gukora attention kuko gusenya ntabwo ari byiza nta n'uwifuza ko undi yasenye ngo nawe urumva nta n'iterambere ryo kuba wasenye wagezeho wasenye kuko buryo wabuze umugabo wabuze ikintu gikomeye cyane nubwo wagera ku bya mirenge nta mugabo ufite bavuga ko bisa ari kubikura ahandi hantu tutazi rero ntabwo ari byiza iryo jambo niryo rimwe mvuze ariko cyaba cyiza nuko mwaza kuganira ariko nanone nawe ukirinda umujinya turi kubyumvikana kuko nawe ujya ugira kamere uri kubyumva ujya ugira kamere reka mbikubwire ndari bwigendere ujya ugira kamere ntabwo ugafata umwanzuro utari mwiza turi kubyumvikana n'ubu nagombye kuba nanjye ntavugana nawe cyangwa ntavugana na Mugisha ariko njyewe ntabwo mu masomo ntanga uri kubyumva ntabwo byakunda
ntabwo ugira kamere yihuta kandi mu kanya wenda ushobora kutamenya ko wakosheje ariko aka kamere urakagira gahita kiruka gahita karakara vuba ugahita ubwira n'umuntu vuba ijambo ryihuse. Rero buri muntu wese agende yipima agire yishyira ku kigero yipima kugira ngo ibintu byanyu bihuze nimugoroba muze kujya muze kuganira ku kintu gishobora kuba kibatanye mwavuga ati jewe mu kuri pe haba wowe cyangwa haba hariho nyir'imvano hagati byararangiye byarabaye tubigenze gutya ngiye mu ejo muzampe raporo ku bintu bimeze n'ibintu bimeze neza. Sinzi niba wenda muri bukiri inyandiko mu bifatira cyangwa se niba muri byiganirizeho niba hari inyandiko mushaka uko dukorana mumbwire ejo nimugoroba ndetse tuyikorane ko ejo mu gitondo ntabwo muri bumbone azinduka ajya mu kazi nimugoroba niba wa saa 2 abandi hano mwese gahunda ni ukuba turi mu rugo saa 2 mwese muri hano saa 2 n'indi bandi mu rugo mumbwire ndetse tuyikorane. Rero ndumva ari kimwe twakora ariko kabisa mugisha nawe kwifaranga menya ko umugore wawe kabisa ubundi kanyine ubundi kayikuna we nakuri byo kumva gukora yenda kuri byo ngomba gukora ni cyaba cyiza rwose nuko yewe ndumva kandi ni umunana ese ntiwari ubifite cyangwa warayisigisha ntacyo icyaba cyiza ni icyo ngicyo rwose pe ntabwo twifuza ko buriya kano kantu kandi hari ibintu nanga nakumva umuntu atandukanye n'umugabo yawe n'Imana irabyanga tukajya tunabitsindaho n'Imana irabyanga iyo wafashe umwanzuro ukagenda agatundi akagenda hatabayeho impamvu burya n'amasengesho wasenga biba bigoye kugira ngo Imana yakire biba bigoye kuko iyo utihanganiye umugabo wawe kuko tubashaka rega tutabazi nabo badashaka batatuzi rero Imana yakwiyorera kababuke udore urakijijwe ni urugero ngiye kwa urakijijwe ugiye muri uno muntu uyu muntu afite ingeso zimeze gutya ugomba kuzazihanganira ariko byumva ugomba guhatana nazo ariko byumvikana yego bitandukanye n'ibyinshi cyane kandi rero murakoze byiza yarira izina kisa rero ntacyo ngaho nimujye mu kazi ubusanga ni 19 ubwo turaza kuza nimugoroba ubwo ikindi nyine bibaye byiza byabaramo samura mwirirwe bibaye byiza byabaramo samura mwirirwe bibaye byiza byabaramo samura mwirirwe